nyinshi wazaguriza yongegeraho kaba kibagiye konda iminsi ntabwo uzi konda iminsi aho zimeze nkaho ugisogoro sa n'ihene gusa kakajwi suri umusinzi indaya kabutindi iyi nzoga wayikuye he kumva idukura nkota umva ariko wagiye ushabuka iyo nayiguze kwa Kazungu kwa Kazungu basigaye bagira inzoga zimeze zitya namukubise ipanu abantu murarakara mukubuye murarakara mukubise itoroshi murarakara nawe uragashinze ubusuri guca inzara hari ziri kubona ufite mbana no cya David uyu munsi kirabura nabaye igitomati bavuga ngo di minsi n'abana baye minsi igiranje munyunyuza umva na byandi bitagukura menyo nibihangaje nabishikuzamo anangaje kuri ibyinyo ziba nakura nyokose iwe nanjye nahageze dore ngiki cya gitari cya kakajwi wa muhungu w'imasisi muri kukibona iwe nari ndi kubatembereza mu gitari uri gododuravu dore aho yajyaga yicara yewe dore ibimene by'amacupa dore we yaranywaga yari umusinzi dore ngo ni kazizi dore ibirundo by'amacupa ibyuma yarabimaze dore kakajwi naho yicaraga dore niho yanyweraga urumogi muri kuhabona dore na hariya we yanyweraga itabi igikamba yagisangiraga n'abarara muri kuhabona yiwe ngenda batembereza mu gitara batakizi ariko kakajwi w'igitara arakizi uru ni ururimi rwa hehe ni urw'imasisi ni wa muhungu w'imasisi dore na hariya yarahicaraga ari kunywa agasheyeye kamwe bita igiteri yiwe dore aho yanyweraga ikidiringi ni hariya hepfo anywa ikidiringi agisangira n'abandi kakajwi ni umusinzi kuva kera abisaziyemo kakajwi yiwe reka nze noneho rero nshaka ahantu nicara ubundi mbakubite sitori zose za kakagegera narabivuze bantera amabuye kagaturi disi we nagarutse ntabwo twari duherukanye rero ngiye kubabwira nakagegera she narabivuze muntera amabuye murantuka kakagegera kagaturi kagatindi kagahanye niko tugiye kugarukaho njye narababwiye nti yanywaga igiteri uyu muhungu yanyweye igiteri kuva imasisi kugera mu Rwanda niyo yabaga umushyitsi Uganda yanywaga igiteri ndababwira ngo uyu mugabo yari umusinzi mwanga kubyemera ndababwira nti ngiye kumukubita itoroshi murarakara ribarya mu bwonko nagarutse kumukubita itoroshi n'umumara sibyo ibintu mwihaye byo gutukana nanga kwemera ukuri mukumva ko wabeshye kakajwi kakagegera iyi ni ndeba kure we nawe uri kureba ko mbona ari kusinziriye kanguka ureke gusinzira we by natural ifite udukoresho twose iyo ushatse ufatamo ukajya ureba gutya ugahindura ukongeza ukagabanya ariko ntutandukire ukareba kakagegera ushaka igaragaramo kakagegera
historique zirimo ni za Kakagegera. Ubwi iyo turitse gutya byanga byakunda ubugiye kubona ibyo byose. Namushyize ku itoroshi muraburana. Simwaburanye naraburanye kandi nari ndi kubabwira mwana w'Imasisi ibye. Reka nshimire umuntu wanditse ngo the language is from Masisi. Kakajwi say the language from Masisi. Ari umuntu w'umugabo cyane wari wabibonye. Ariko rero ibirenze aho ngaho namukubise ipanu abantu murarakara. Mukubuye murarakara. Mukubise itoroshi murarakara. None se Kakajwi ni umusinzi. Kakajwi ibintu bye byose yakoreshaga biri mw'iri shyamba. Abatazi igitari ni ishyamba. Umwana w'Imasisi nabyumva arahita amenya ibyari byaranahakumbura cyane. Kakajwi rero indaya kabuhariwe nayikubise itoroshi byose n'abagore bose bava mu mitana bibwira batanazi. Sibatanze ubuhamya ni mwabyumvishe. Abagore be bose ni batanze ubuhamya. Ubwo nimba utarakurikiye waracitswe. Kakajwi yaringegera yahurumbaga igahurumbura. Kakajwi yapfumuraga amazu akayabomora. Niyo mpamvu rero iyo afite utwuko mba mfite ipanu, mba mfite itoroshi yahinduye akazana kakuma gafungura amaburo. Njye mba mfite itoroshi ndi kumutorosha indeba kure no mu mara ndebamo. Ubu mbona rero ngiye kubukubita agapanu sha. Agapanu nindangiza mutoroshe twagiye. Aka gapanu rero karemewe Kakagegera, karemerwa Kagaturi. Suringegera shaka Kakajwi. Kakajwi suri umusinzi n'ubu ntugisinda. Iyereka abanyarwanda barebe ko utari umusinzi, barebe ko ibyo navuze nabe yatukurije wajyana ari umuntu. Icyo gicupa kirimo ikisha. Kakajwi dore ngo murebe umusinzi. Ibyo nagenda wese akadunga hitoroshi. Iyi nzoga wayikuye he? Yo atari umusinzi. Wujuje ibyangombwa utarataye irangamuntu yo gusinda. Kwa Kazungu basigaye bagira inzoga zimeze zitya. Kakajwi we haruguru urana kuri ikigo ry'Ishingegera. Maze kunywa kamaze kunshinya. Gira abanyarwanda ko ukoreshwa n'ibiyobyabwenge. Nabwira ko wasinze ugashiduka wabaye misi. Giza ngo wabaye misi Kakajwi muhe. Wanabatijwe. Inzoga zatumye ubatizwa. Inzoga zatumye ubatizwa. Kakajwi si wasindiye mu modoka ukitera muri kapu. Sweet makeup. God have mercy upon us. Kakajwi sweet rouge ku munwa. Umva arabasa nk'uri gusoma ibishwi. Kakajwi sweet y'inzara. Nawe uri agashinzi usuri guca inzara hari ziri kubona ufite. Umva noneho cya David uyu munsi. Kakajwi so wabaye misi. Ntabwo uziko ndi misi. Ngo yiswe misi muheto. Gahetamo ibitugusha. Gaheta mu mugongo wanjye gerawe. Kakajwi ngo wasuye ku kidiringisha. Ngo wasuye ku kidiringi ngo ntago wahembukira ikidiringi. Kakajwi rero iki gitari nyuma yuko nkigezemo ndabona abana nanjye ngiye kugukubita uburyo nkabwereza. Ndabona ngiye kukumanikisha amaguru uburyo nkabunaganisha. Ibaze ko ndi buca ibishari
udushari tw'intusi nkatuguhondagurisha. Nibagiye no kubereka ahantu yajyaga yicara ari kurya ibisheke. Ka kajwi si waryaga ibisheke wabiranguye ugiye kubicuruza ukabyirira ukabimara. Nibagiye no kuhabereka, ariko naho ndaza kuhabereka. Nje nzajya nza mbibabwire uko biri. Ikigoryi, ikirura, igisambo, kabuhariwe, umunyagiteri, indaya, kabutindi sha. Yewe ngo wageze muri Amerika, ingegera zose mwakoranye ubugegera ngo ziragushinza ko wazimye ku mafaranga aho ukiriye ubugegera, ngo none usigaye uzereka wiyicariye ahantu ngo uri mu gatwikiriye uri gushinyika wabaye umukobwa, wagira ngo barakubaze baguhindurira imyanya y'ibanga. Ntabwo ugifite ubugabo bwagiye, ubu wasigaranye umugore. Ka kajwi wabaye Miss, ubugabo buvaho usigarana umugore wabaye ubu ngubu ugaramye twabona ubugore. Sibyo sha, ka kagegera garama turebe. Yewe uzuka ari ubugore gusa usigaranye, nahari ubwanwa bwagiye hasigaye akabuno. Ka kagegera iyi mbaye natural nta kindi mbazi. Iyi pano niyo kugutereka nkajya nyuko bitakunda. Noneho ngo nzajya nkuko bita ipano kuri nyashi. Wagize nyashi kuko ntukiri umugabo. Naho kubitaga agapano ukunda ukiri umugabo. Ariko noneho kubera ko wabaye Miss muheto ka kajwi, ubu noneho nzajya nkukubita agapano kuri nyashi. Nyashi ariko ufite nyashi iteye isesembura agatsindwa tu. Bega nyashi imeze agatafari kamwe ko babumba mu ibumba gatoya, ntago ngana n'irya ruriba. Umukobwa mubi ntakunyweraho amazi. Kakajwi kuva wabaye Miss ukaba wahinduye ubugabo wabaye umugore. Wowe kubita ipanu ku gatafari ubundi uragumiwe. Dore urusura ukuntu gisa, kirasute mbese uritera make-up ntizigufate. Make-up zirafata hehe? Ku rutonde rw'aba Miss ku isi uri uwa nyuma. Uri uwa mbere mpereye inyuma. Nari nkubeshye, uri uwa mbere mpereye inyuma. Kusa nk'akagagi Miss we. Miss itere make-up turebe. Miss ica inzara turebe. Ubu ngubu ka kajwi ntabwo cyambara boxer waziretse. Ubu ngubu ngo wagiye ku makariso. Ubu ngubu ugiye kujya wambara amasuti. Aho hantu mu gatuza kawe twaya ngo ni imbuga ngari yo ku Gisenyi. Wagira ngo nta kintu kizahamera, wagira ngo ni mu butayu bwa Sahara. Usuzambara isuti uzayambara kuki? Ugihindura igitsina ubu ngubu ngo amapantaro uzajya wambaraho gakenya, wambara ubundi amagutiya zarumbiye. Urarumbije hajya ka kajwi. Wowe uri gusebya, wasebeje abagabo. Wasebeje abagabo mwene Gatanazi we.
ubuseso aracyabona kuri umuhungu we. Ikigage cyaragusajije, ibiyobyabwenge biragusaza, n'itabi ryagusajije. None wari umaze iminsi warifashe aho ugereye muri Amerika, none dore wongeye usubira ku biyobyabwenge. Ubuse ndakubeshyera? Bongere bavuge ko nkubeshyera kandi babyirebera. Bongere bavuga ko nkubeshyera kandi babyirebera. Ubutaha nzazana barara mwasangiraga ibiyobyabwenge, ubundi nabo bakubwire abantu bakumenye, bamenye uwo uriwe. Nubwo nawe watangiye kwitwa Christopher, bazivamo, watangiye kwivamo. Mu kanya ushobora no kwihuruturaho, ushobora no kugira ute kwihuruturaho. Muri Amerika haba ibidiringisha, bya bidiringi wakoreshaga cyane byarakwishe mu bwonko, warazopahaye, warazengahaye. N'ubundi ariko ndabona ukizengahara, ntabwo urareka kuzengahara pe. Dore ibyo masanze, ibi si ibyuma wanywaga, ibi si ibyuma, ibi si ibyuma. Hahandi wicaraga gatsindwe, ntazashiduka nanjye mbaye Kazizi nkawe. Se wumvaga ururyoshye warabaye akazizi. Kakajwi kakagegera kanifungire bayinacuro yanyu, twiganire twigendere. Dore muri ishyamba, nako mu gitari nibyuzisha. Mu gitari abataza ariko ishyamba niryo ryitwa igitari mu rurimi. Kakajwi cyangwa kagaturi cyangwa kagatindi cyangwa kagahanya, uhitamo ibyo ushaka bikoroheye. Mu rurimi tuziranyeho sha. Dore na bya bishayiko byawe, ya mishayiko nayibonye. Kimwe washayikaga ku bisheke, kimwe washayikaga ku bisheke nacyo nakibonye mu gitari. Abarara bari kuvuga ko nibashyika aho ngaho bazakumena iyo sura, bakayiburungushura burundu, bakayiheha. Ariko sha nanjye nje kuyiheha, narayikubuye abantu barivovota, ndayikubita ipanu abantu barivovota, ngaragaza ibiteri wanywaga abantu barisaza. Ngaho nibongere bisaza kandi noneho bakuburanire baguhakanire. Si ngibi ntago biba bigaragara wangegeraho. Ejo bundi ntago bagutorogoye mu mihanda Las Vegas waguye muri rigori. Nzane video abantu bareba ukuntu waguye Las Vegas mu muhanda wasinze. Harya shanga aho ngaho babemerera kunywa urumogi mwisanzuye. Niyo mpamvu wagiye ugapfuka ukanuka. Noneho nshobora kuzazura kaboze nkakuzura. Umunsi nzazura kaboze we nzakuzura, kandi sha nzakuzura. Ushobora kuzagaruka ibuntu utabizi, ushobora kuzagaruka nyamara cyo yanzuye wa muntu mwapfumuye bakagufunga mu ikarito. Yanzuye wa muntu bagufunze mu gikarito bakajya kukubitsa muri butike, hanyuma uwo muntu agakinga iduka rye azi ko afite umutekano. Hanyuma wowe
akigendera ukava mu ikarito ugapakira amafaranga ugakingura idirisha ukehereza abari bagupfunyitse mu ikarito bakakubitsa mu iyo butike. Hanyuma ukongera ukisubirira mu ikarito. Mu gitondo ababikije ikarito bakaza kuyibikura bakakujyanamo. Bambwiye bati utubwire iriya ngegera, utubwire iriya mbwa, utubwire iriya nturi ko yibagiwe ko twasangiye ubugegera bwose, ko yibagiwe ko twagize ute twasangiye ubugegera bwose, kandi uyitubwirire ko viza natwe tuyifite tuzamusangayo. Ubu rero reka ntumike, reka ntumike, reka ntumike. Uriya mucuruzi mwaramuhemukiye ka kagegera, uriya mucuruzi mwaramuhemukiye ka gaturire. Ibintu byanzanye ngenda nkoraho gake kire hanze, nkoraho gake kire hanze, nkoraho gake mwanike nk'amamera. Wanze kubyemera igihe kizamwemeza. Narabivuze mwese mubyimbye imitwe. Kubera iki? Umufana nge sindi gufana, nta naho mpuriye n'ikipe zikina. Ntago rero ngewe nenda guhisha ukuri. Uri ingegera, uri inturi, uri idebe, uri idiotike. Sibyo wagicuma we? Ka kajwi ntago nge nta munsi na rimwe nzarya dodo ngo uzimbone mu menyo. Nta na rimwe nzarya dodo ngo uzimbone mu menyo. Ibuka wa mugore mwambuye igitenge, wa mugore mwambuye igitenge ari ku muhanda, nawe yaje kumenya ko wakize agira ngo byibuze ubwenge bwaragarutse, aravuga ati wenda cyagiye wabikoreshwaga n'inzara. Aravuga ati wenda igitenge cye uzakimusubiza. Wigeze ukimuha? Aho ubera inturi ugeze aho muri Amerika wamuhaye igitenge cye? Wapi, ntacyo wamuhaye. Kuba utarakimuhaye bigaragaza ubugegera. Wa mubyeyi wo muri butike wajya kugenda akaguhereza ibintu wigeze umwishyura. Nimba utamwibuka ndamukwibutsa, ubu ari Mahama, mu nkambi y'Imahama. Wigize umwishyura amafaranga ye? Ntayo wamwishyuye. Hehe rero tuguhakaniye ko utari ingegera? Tuguhakanire gute ko utari inturi? Ndeka kugukubita ipanu ku gatafari kubwizihe mpamvu? Ngomba kujya mpagukubita. Nta nubwo nabireka, kuko nta mpamvu ihari tuma mbireka. Nta mpamvu yatuma ntagukubita itoroshi indeba kure bayinacuro impande zose. Urukumva na hano habamo akantu gashobora gutuma utekereza neza, nka gushorogotora, nkasuzuma mu bwonko bwawe nkareba ko nta gishorobwa kirimo, cyaba kirimo sha nkakigupfunisha ukagipfuna. Ukagipfuna kigashiramo, kigashiramo. Wagiye wibagirwa amateka ka kagegera. Ntago ngewe nareka kubivuga, singutinya. Ntago ntinya imbeba iri mu ishyamba, ntago ntinya imbeba kandi sindya imbeba. Wowe uri imbeba. Iyo sura ntiyarwaye imbeba. Ninde utabibona? Ninde utabizi?
iterabwoba rero ryawe kubita ipanu maso nkayakaranga hano nkayakaranga he nkayakaranga hano ibintu by'iterabwoba ntago bigenderaho wigize Al-Shabaab wigize Al-Qaeda wamenye nyinshi ariko ntiwabasha kumena wapfumuye nyinshi ariko ntiwabasha kumpfumura wowe gapfumuka indaho kunyigereza ni ukwigereza ku rusyo kunyigereza ni ukwigereza ku rusyo ntago urusyo rutegeka ingasire ingasire ivuyeho urusyo rwahirimo njye ndi ingasire nkaba n'urusyo icyarimwe ubwo rero ntagusya nyiraburemo nkayigukuramo nkayisya nkagusyamo ibiryo by'inkoko hanyuma iyo nkoko nayo nkayirya hanyuma tukareba ko wongera gukoma uzavuga uri mu nda yanjye se kuko urya ntiwampagamo ntago wampagama wowe imbwa imoka itaryana kakajwi suri imbwa imoka itaryana we kakajwi rero umunsi nzaza nanjye nzagukubita urwo rusura rwawe nducurike ujye ureba nk'imbwa iri kurya hehe byisubizo abantu uri iri kurya mu muyaga imbwa iri kurya mu muyaga niko bigomba kugira ute kugenda yewe nzagukoramo akazi gushakire n'abakozi bagukoremo akazi kuko nawe ubwawe ntushobotse kakagegera kagatindi kagaturi kagahanya wowe gakubitwa ipanu kunda misi kakajwi muheto wabatijwe n'uwe mupadiri wanjye geraho wabatirijwe mu bihe bishanga mu yahe mazi magari wayoyomye wataye ubwenge burabura ushiduka wabaye umugore twari tukuzi nk'umugabo none ubu ngubu uri kugira ute uri kwisiga makeup wowe n'izo njajwa zawe mufatanyije mwese nshaka ko mbajyana kwa muganga kubavuza hakujyana byibuze muri rehab bakabanza nabo bakagukamuramo ibiyobyabwenge ukeneye kujya muri rehab pe bakagukamuramo ibiyobyabwenge byose alcohol zabaye nyinshi mu mubiri wawe sibyo kakagegera sibyo kagaturi ntago nakwihangana rwose njyewe ndaje zana abantu bose wagiriye ute wambuye umwambuzi isogatanazi yinyweraga ku kidiringi ariko ntiyamburaga wangegera we waramurumbiye wabaye uti isogatanazi wabaye uti ko wamurumbiye uriya musaza we kazi kubana n'abasaza bagenzi be n'abandi bantu none wowe ukaba aho waciye hose wasize ibimenyetso byo guhemuka abatakuzi barakuburaniye bigize abavoka bigira imisetsa nturo
bigiri avoka imisetsa-nturo. Bigize abavoka bigira imisetsa-nturo, barashingatura, barashingaraza, bigira udushinzi. Bigana wowe so waberetse kuri agashinzi uyu munsi, agashinzi k'akamisi kakajwi. Rero yewe ijambo ryanyu umenyera kugusukaho amazi, hagukubita agapanu kunda, no gukubita agapanu kuri nyashi, ubuno paka bugashirira.